ngo ariko baza kumenya amakuru ya Yobu, bamenya ko Yobu yahuye n'ibigeragezo, bamenya ko Yobu yarwaye. Hari abantu nawe bajya bamenya amakuru, bakamenya amakuru y'uko ufite ikibazo, bakamenya amakuru y'uko ufite intambara, bakamenya amakuru y'uko ufite ibigeragezo, bakamenya amakuru y'uko bagusohoye mu nzu, bakamenya amakuru y'uko baguhaye piriyave, bakamenya amakuru y'uko bakwirukanye ku kazi, ariko bakaza bagushinja icyaha. Twagarutse nanone ndagusuje. Uraho neza papa? Uraho neza Bagemahe? Makuru ni meza ndashimira Imana. Narifashe amazina yawe yose ndayazi, narayafashe. Clement Bagemahe. Haza rya Kamanzi nuko ryo nakunda kurikoresha. Oya buriya iyo uri inshuti y'umuntu ugomba no kumenya n'amazina ye. Twakwishimiye. Yego nanjye ndabishimiye cyane. Yego ndabashimiye cyane kuba mumpaye ikaze, nkaba nongeye kugaruka muri kamera z'ibyiringiro by'Abera TV. Okay, wongeye kugarukamo. Yego. Ni byiza cyane rero, nambaye neza ntiwareba warimbye. Kwambara neza byo nk'ibisanzwe urabizi n'indwara narwaye. Okay. Kandi nkunda kuvuga ko iyo ndwara idakira. Yobu ugiye kuvugaho kuko nzi ko ugiye kuvuga kuri Yobu. Yobu ugiye kumuvugaho kubera iki? Ugiye kumuvugira iki? Yobu ngiye kumuvugaho bitewe n'uburyo yaje kugirana nyuma y'akaga gakomeye yahuye nako. Yahuye n'inshuti ze zitangira kumushinja ibyaha, ariko Yobu yikomeza kuwiteka. Imana iza kusanga Yobu, ariko Yobu aba nk'uyishinze ibyaha, ariko Imana irangije iramubwira ngo ngaho kenyera kigabo tuburane. Itangira kumubaza ngo ninde washyizeho imfatiro z'isi, ariko Yobu asanga yatsinzwe, arangije aca bugufi arihana. Noneho Yobu kuri inshuro ushaka kumutubwira wiki? Nshaka kubabwira uburyo Yobu yafashe icyemezo cyo gusanga yibeshye kuwiteka Imana itagira icyaha, yarangiza akabona ko yarengereye akayishinza ibyaha akihana. Niyo mpamvu nshaka no kubwira n'abantu kugira ngo hatazagira ushinja Imana icyaha mu kibazo yaba arimo, ahubwo ahindukire yihane. Yego. Hano se ni ukuvuga ngo Yobu iyo ajya guhamya ahamya imbaraga z'Imana ashingiye ku kivu? Yarahamije nuko Imana ari mwemeje. Yego. Arangije arahamya avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta kintu na kimwe cyabasha kurogoya umugambi wawe wose. Bivuze ngo nyuma y'akaga, nyuma y'ibibazo, Imana ishoboye byose. Yego. Ishoboye byose. Yego. Yobu akunda kuvugwaho, ariko Yobu ni mwene ndetse? Uyu mugabo Yobu yakomoka kwande? Akomoka mu muryango wa Esawu. Yego. Noneho Bibiliya imugereranya n'umwami wa kabiri wa Edomu. Hanyuma Edomu, ariko ndumva batari ngombwa twaza kubivuga ahubwo mu ijambo, kuko ubu turi mu kiganiro. Yego. Yobu rero hari ukuntu njya numva ukuntu yashatse kuyihandagaje akaburana n'Imana. Yego. Bayiburana gute utanayibona? Nibyo navugaga, uburyo yashatse kuburana nayo ariko Imana ikamusubiza iri muri serwakira. Hanyuma Yobu agasanga noneho yakoze amakosa yarengeye, aravuga ngo noneho nciye bugufi, aravuga ngo Mana nzi ko ushobora byose, kandi nta kintu na kimwe. Yego, murakoze, cyabasha kurogoya umugambi wawe. Bivuze ngo umugambi w'Imana mu bintu byose nta cyarogoye umugambi w'Imana. Imana yateguye kukugira neza ikugirira neza, Imana yateguye kugutabarira gutabara, Imana yateguye kukugarukaho ikugarukaho. Hano tuyogaruka kuri Yobu ahamya imbaraga z'Imana. Yego. Biragereranywa n'iki muri iki gihe cya none? Muri iki gihe uyu Yobu mu guhamya imbaraga z'Imana natwe aduha ishusho, cyangwa se atwigisha yuko natwe tugomba guhamya imbaraga z'Imana, nubwo twaba turi mu kaga gakomeye, ariko tukagira guhamya. Kuko nyuma y'ibyo tubona ko Yobu Imana yamugarutse ikamugirira neza, ikamushumbusha ibyo. Ariko Evo Gatete, buriya Yobu Imana imaze kumugarukaho, umugore we yaragarutse ko yari yahukanye amuzijije ko yakennye byamubayeho bibi, umugore yaje kugaruka cyangwa uzagarukaho ubutaha nabyo?
ibyo ngibyo nzabigarukaho ubutaha, nabyo nzategura icyigisho cyabyo. Uzagitegure kuko hari abantu bajya babona umuntu ageze mu buzima bubi bakagumuka. Okay, umugabo yagira mu buzima bubi, umugore akagenda, umugore yagira mu buzima bubi, umugabo akagenda, basanga n'ibibazo. Abantu nabo muzabigishe. Yego, ndasezeranya abantu ko ubutaha icyo cyigisho nzakibaha nta kibazo. Tuguhaye ikaze cyane rero, ibihe byiza kandi nizere ko abadukurikiye bagiye kumererwa neza cyane. Yego, nk'uko bisanzwe abadukurikiye bagomba kuva mu bwiza bajya mu bundi bwiza. Yego. Murakoze rero, tubahaye ikaze nanone ku Byiringiro by'Abera TV. Nshimira cyane Clement Bagemahe wongeye kunyakira, nshimira kameramani ukora akazi ko gukamera. Iyo mubona tubagezaho izi nyigisho ntabwo ari uko tuba twikameye, ahubwo kameramani nawe aba yakoze akazi ko kudukamera. Rero tumusabiye umugisha uva ku Mana, umugisha w'iburyo n'ibumoso, uw'amajyepfo n'uw'amajyaruguru, w'iburasirazuba n'uw'iburengerazuba umuzeho cyane. Hanyuma rero reka dusenge Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye nanone Mana yo mu ijuru, tugushimiye ko ukidutije ubuzima. Ni ukuri hari abantu benshi baba babyutse bikanga, abandi bakaba babajwe n'umubiri, abandi bakaba bafite ibibazo bitandukanye, abandi bakaba bari mu magereza, abandi bakaba baryamye kwa muganga, ariko twebwe dushimiye ko ukiduhagazeho, tugushimiye ko ukitwimanye, tugushimiye ko ukidutabara, tugushimiye ko ukidukijije amakuba, tugushimiye ko ukiturengera. Urakoze rero, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo, kuko iri jambo ryawe ryo risengeye, ariko turasenze kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu. Amina. Bene data bakunzi b'Ibyiringiro by'Abera, tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu mu bice byaho 42. Hanyuma wowe utarakanda subscribe, turakwinginze kugira ngo wongere ukande subscribe, kugira ngo nawe ujye ubona ibiganiro byacu dushyiraho, kugira ngo bigire aho bigukura n'aho bikugeza. Rero turakwinginze kugira ngo utere inkunga uyu murimo, hanyuma nawe ibiganiro byacu turabizi bizakuhumuriza, bizakugira urwego rukugezamo, bizagira aho bigukura n'aho bikugeza. Rero turabinginze mwese badukurikiye kugira ngo mujye mutwandikira muri comment, kugira ngo tubone ko muri kumwe natwe. Murakoze rero, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu ibice 42, duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Reka dusubiremo. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo mu mwanya mutoya Imana idutije. Uyu Yobu, iki gitabo cya Yobu ni cyo gitabo kigaragara ko cyanditswe mbere y'ibindi bitabo byose. Nimvuga gutya muravuga, bamwe bashobora kuvuga ngo aravangiwe cyangwa arabeshye, ariko reka mbabwize ukuri, iki gitabo nicyo cyanditswe mbere y'ibindi bitabo byose. Hanyuma wakwibaza ngo kuki cyanditswe mbere bakaba ari cyo gitabo kitaragizwe icya mbere. Ukibaza ngo kuki ibitabo 5 bya Mose ari byo bibanza imbere. Iki gitabo n'ubundi ni Mose wacyanditse. Bivuga ko yacyanditse ari mu butayu bw'Imediyani, igihe yari yarahunze, kubera yuko iki gihugu cy'Imediyani cyari cyegeranye n'igihugu cya Edomu. Hanyuma aza kubaza abakurambere, amenya amateka y'umugabo witwa Yobu. Hanyuma ibyo amenye byose arabyandika. Iki gitabo Mose yacyanditse atarajya gukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma rero uyu Yobu, Bibiliya y'Abaheburayo imugereranya n'umwami wa Edomu, kuko aba bombi bakomoka mu muryango wa Esawu.
yobu akomoka mu gihugu cya Usi. Iyi Usi yari igihugu cyari mu majyaruguru ya Arabiya, kikaba mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Palesitina. Iki gihugu cya Usi cyari igihugu cyari gifite ibibaya byabagamo ifumbire, cyari igihugu cyeraga, cyari igihugu mbese abantu bose bifuzaga. Iki gihugu cya Usi abantu bifuzaga kugitera kugira ngo bakigarurire, bajye muri ubwo butaka burimo ifumbire, bajye muri ubwo butaka burimo ubutaka bwera. Ariko kubera yuko Imana yari yaragihaye umugisha iranakirinda, uyu Yobu Bibiliya ihamya neza ko yari umukiranutsi kandi yari ikirangirire muri icyo gihugu. Yobu murabyibuka amateka ye uko byagenze, murayazi uburyo yageragejwe, uburyo yihanganye mu kigeragezo. Ntabwo nshaka kubitindamo, ahubwo ndashaka kuvuga ku nshuti za Yobu enye. Yobu yari afite inshuti enye, ariko habanza kuvugwa inshuti eshatu. Inshuti ya mbere yitwa Elifazi. Uyu Elifazi nawe akomoka mu muryango wa Esawu. Inshuti ya kabiri yitwa Bilidadi. Uyu Bilidadi akomoka mu muryango wa Aburahamu ku mugore witwa Ketura. Hanyuma inshuti ya gatatu yitwa Zefari. Uyu Zefari akomoka mu Banamati. Noneho ndashaka kuvuga ku nshuti ya kane yitwa Elihu. Nawe yaje atajya kure y'ibyo bahamije abandi, atajya kure y'ibyo bashinjije Yobu. Iyi nshuti yitwa Elihu ikomoka mu muryango wa Nahori, ni mwene nyina wa Aburahamu. Hanyuma izi nshuti zombi zaraje zijya kwa Yobu zimushinja icyaha. Hanyuma izi nshuti zose nazo bari bafite ubutunzi, bari abakire, bari abantu bakomeye nabo muri icyo gihugu. Ngo ariko bo bafataga imikumbi bakagenda, n'urugero bakavuga ngo tugiye kuyijyana mu burasirazuba bw'igihugu, bakabayo ubwatsi bwarangira bakagaruka bakajya mu handi bakimuka, bakajya n'urugero mu burengerazuba cyangwa mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru. Nuko ubwuku bari babayeho. Ngo ariko baza kumenya amakuru ya Yobu, bamenya ko Yobu yahuye n'ibigeragezo, bamenya ko Yobu yarwaye. Hari abantu nawe bajya bamenya amakuru, bakamenya amakuru y'uko ufite ikibazo, bakamenya amakuru y'uko ufite intambara, bakamenya amakuru y'uko ufite ibigeragezo, bakamenya amakuru y'uko bagusohoye mu nzu, bakamenya amakuru y'uko baguhaye piriyave, bakamenya amakuru y'uko bakwirukanye ku kazi. Ariko bakaza bagushinja icyaha, bakubwira impamvu y'uko wakoze icyaha, bakubwira y'uko impamvu byabaye uri umunyabyaha. Bamenya amakuru, baza kureba Yobu. Ngo bahageze batangira kubwira Yobu ngo yihane. Bafata igisigo kirekire barimo babwira Yobu kwihana, bamwumvisha iby'icyaha cya Yobu. Nyamara reka mbabwire, Yobu nta cyaha yari yakoze. Ngo ariko Imana iza kugenderera Yobu, itangira kuganira na Yobu. Yobu atangira gushinja Imana ibyaha, atangira kubwira Imana ngo iyaba uhari ibi ntibyari kungeraho. Atangira kubwira Imana ngo warabikoze, atangira gushyira ibyaha ku Uwiteka. Hari abantu bahura n'ibibazo bagatangira gutuka Imana, hari abantu bakura n'ibigeragezo
bagatangira kureka Imana. Hari abantu bahura n'amakuba bagatangira kureka Imana, ariko Yobu nubwo yakoraga ibyo byose yari yikomeje kuwiteka. Yarahamije aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, aravuga ngo nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Mwene data jya ugira guhamya mu kigeragezo, ngo ariko Imana iramubwira ngo ngaho kenyera tuhangane tuburane. Iramubaza ngo ninde washyizeho imfatiro z'isi? Yobu yumva aratsinzwe. Imana imubaza ibintu byinshi cyane. Yobu yumva aratsinzwe. Ngo arangije Yobu yibuka ko akoze icyaha, ngo arangije ngo arihana, aravuga ngo mwami wanjye Imana, uri Imana ishobora byose. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta kintu na kimwe cyabasha kurogoya umugambi wawe. Aravuga ngo ushobora byose ndwaye, ushobora byose umugore yantaye, ushobora byose inshuti zagiye, ushobora byose inshuti zanshinjije icyaha, ushobora byose abana banjye bapfuye, ushobora byose umukumbi wanjye wagiye. Yobu agira guhamya mu mutima we, asaba Imana imbabazi, aravuga ngo noneho ndabimenya ushobora byose. Mwene data agira guhamya, reka kwitotombera Imana yaguhamagaye, muri uwo murimo, muri urwo rugo Imana yaguhaye, muri ako kazi ukora. Uri muri itotomba ngo biragoye, uritotombera umugore wawe, uritotombera umugabo wawe, uritotombera inshuti zawe, uritotomba ngo wararwaye ntibagusura, uritotomba ngo warashonje ntibakugaburira, uritotomba ngo wambaye ubusa ntiwakwambara, uritotomba ngo wabuze abagusura, uritotomba ngo wabuze abakugaburira, uritotomba ngo wabuze abakuguriza. Ariko reka nkubwire, Imana ishobora byose. Waba wari ushobora byose, waba washonje ishobora byose, waba warwaye ishobora byose, waba wakennye ushobora byose. Imana ishobora byose, mu bihe byose ishobora byose. Ngo Yobu abwira Imana ngo Mana ndatsinzwe. Aravuga ngo none mbabarira. Aravuga ngo ushobora byose. Bibiliya iravuga ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Yobu agira guhamya mu mutima we, asanga yarengereye, asanga yakoze ibyangwa n'amaso y'Imana byo kuburana n'Imana. Aravuga ngo noneho nciye bugufi. Ndagira ngo aho uri hose wowe uri mu bibazo, aho uri hose wowe uri mu byaha, aho uri hose wowe ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, aho uri hose uvuga ngo Imana yaragutaye, ndagira ngo uce bugufi wihane. Yobu arihana, abwira Imana ngo mbabarira, ushobora byose, ushoboye no kumbabarira. Mu bushobozi Imana ifite ishobora kukubabarira, mu bushobozi Imana ifite, Imana ishobora kuguha inzu, mu bushobozi Imana ifite ishobora kuguha amahoro yo mu mutima, mu bushobozi Imana ifite ishobora kukugirira neza, mu bushobozi Imana ifite ishobora kugukorera ubukwe, mu bushobozi Imana ifite ishobora kugutabara, mu bushobozi Imana ifite ishobora kukwishyurira amadeni. Imana irabishoboye. Tugiye gusenga Imana. Wibuka ahantu hose waguye, wibuka ahantu hose wagiye kure y'Imana. Yobu amenya ko yacumuye, arangije arihana. Ndagira ngo nawe wibuka aho waba waracumuye wihane. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Imana ishoboye kukubabarira, Imana ishoboye kugukura mu byaha, Imana ishoboye kugukura muri ako kaga, Imana ishoboye kuguha ubundi buzima, Imana ishoboye kugukura muri ibyo bitaro, Imana ishoboye kukugirira neza. Nubwo ubona bigoye, ariko Imana irabishoboye. Hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi mbaraga zibayo. Hejuru y'imbaraga z'uburwayi hari imbaraga z'Imana zikiza. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, tugushimiye ko ushoboye byose mu bihe byose. Urakoze rero, wabanye natwe muri uyu mwanya.
dusengeye aba bantu kugira ngo abafite ibibazo bikomeye ubarengere. Warengeye Yobu uramurengera, umurengera inshuti zamutaye, umurengera imiryango yamuvuyeho, umurengera abana bapfuye, umurengera umugore we yamutaye, umurengera inshuti ze ziri kumushinja ibyaha. Uramurengera imikumbi yagiye araguhamya, uramurengera. Natwe turakwinginze ngo urengere Abanyarwanda, urengere itorero, urengere abantu bawe, urengere isi yose, kandi uduha amahoro. Urakoze rero, tugushimiye ko hari icyo ukoze muri twe mu izina rya Yesu, amen.